burya imyitwarire y'abantu bari mu rukundo iri mu bintu bishobora gukomeza urukundo cyangwa bikarusenya. Gusa rero hari bimwe abantu bakunze gukora ariko batazi yuko bishobora kwangiza urukundo rwabo gahoro gahoro. Ibi nibyo ngiye kukubwira muri iyi nkuru kugira ngo ubimenye ubashe kubyirinda. Ushaka yuko urukundo rwawe ruramba rugahora rutoshye nk'igiti gitewe hafi y'umugezi. Nongeye ko ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakana kuri subscribe, mushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo tutacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Mu nyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Ikintu cya mbere ni ukudahana umwanya. Kuba mu rukundo n'umuntu ntibivuze ngo muhorane buri gihe, ariko ni ngombwa ko buri wese agira igihe cyo kuba ari wenyine. Kuba mu rukundo n'umuntu ntabwo bivuze yuko mugomba guhorana buri kanya. Ni ngombwa yuko buri wese agira igihe cyo kuba ari wenyine, agahumeka, akitekerezaho nibura rimwe igihe runaka. Ukwiye kwirinda kumva yuko niba gusabye kumureka akaba ari wenyine ari uko atakikwiyumvamo, ahubwo umureke yisanzure. Guhora muri kumwe rwose bisenya urukundo mu ibanga, kuko buke buke mugenda muharukanwa ugasanga nta kidasanzwe akikubonamo. Icya kabiri ni uguhora ubona ibintu mu buryo bubi. Burya hari abantu badakunda umuntu uhora abona yuko ibintu byose byarangiye. Buri gihe ntugire ikintu ubona mu buryo bwiza, bakenshi bakaba ari abantu bahora ari bamaganya, ntiwakumva aho yashimye ikintu. Imyitwarire rero nta muntu uyikunda, ntawe wifuza kuba iruhande rw'umuntu utagira ijambo ryamutera akanyabugabo cyangwa uhora mucunaguza. Niba witwara ukumenye yuko ufite umwanzi w'urukundo, uzarusenya gake gake mu ibanga. Ko tubikesha ikinyamakuru Relevant magazine.com. Icya gatatu ni ukudafuhira umukunzi wawe. Abantu bamwe bagiye bavuga ngo gufuha ntabwo ari byiza, ariko burya uwo ukunda uramufuhira, ntabwo uba wifuza yuko hari undi muntu bagirana umubano wihariye. Rero niba uri mu rukundo uba ugomba kwitwara nk'ufite ubutunzi bukomeye kandi ushaka kugumana nabwo, bityo ukanyuzamo ugafuhira umukunzi wawe ariko bidakabije. Bituma mukundana yiyumvamo ko agufitiye umumaro, kuko kumufuhira bimwereka yuko umukeneye. Gusa wibuke yuko gufuha birenze nta mpamvu nabyo bisenya urukundo. Ugomba kubyitwararika ukamwereka ko umukeneye ariko mu kinyabupfura. Ikosa rya kane ni ugushyira amabanga y'urukundo rwanyu hanze. Abantu bakundana bagenda baganira ibintu bitandukanye, ibyinshi biba bigomba kuba hagati yabo. Byaba ari amakosa, byaba ari ibihe byiza mwanyuzemo, ntabwo uba ukwiye kubyinjizamo abandi bantu. Rero burya iyo umukunzi wawe atangiye kumva ibyo mwaganiriye hanze, akubonamo umuntu udashyira mu gaciro, udashobotse, mbese wa muntu wabiri hanze. Nta muntu rero wifuza gukundana n'umuntu utabasha gucunga umunwa we. Icya gatanu ni ugushaka ibintu runaka ukabigeraho unyuze mu macenga. Ibi ni ibyo mu rurimi rw'icyongereza bita manipulations. Burya niyo wagerageza ugacenga umuntu kumukuraho ibintu bitandukanye binyuze mu mayeri, byanze bikunze igihe kiragera akagutahura. Rero iyo agutahuye bishobora kumurakaza cyane, umubano wanyu ukaba urangiriye aho. Rero niba hari ikintu ukeneye ku mukunzi wawe, mwegere rwose ubimubwire, udaca ku ruhande, umubwize ukuri. Yumva ari ngombwa rwose azakigukorera, kandi niba atahise anakigukorera ntubifate nk'aho ari ibintu birenze, ahubwo wumve impamvu atakigukoreye ako kanya. Icya gatandatu mu bisenya urukundo ni ukutamenya gushimira. Burya niyo umukunzi wawe atawukorera ikintu gihambaye, byiza yuko umushimira bya hato na hato, kubera yuko bituma yiyumva nk'umuntu ukunzwe uhabwa agaciro. Witegereza yuko akugurira impano ikomeye, witegereza yuko agutembereza ahantu harenze, mushimire no kuri bya bintu bitoya. Nuramuka utamushimiye uzatuma rwose ashobora gukeka yuko uri indashima,
bya bindi yagukoreraga ufata nkaho ntacyo bivuze, atangire gushaka abandi abikorera, usange buriya amakimbirane n'intonganya zishobora gutuma munatandukana burundu. Icya karindwi ni ugushyira imbere umuryango wawe ukabarutisha umukunzi wawe. Waba uri mu rukundo ruteganya gushaka cyangwa waranashatse, kuba wafata umuryango wawe, baba ababyeyi bawe cyangwa bashiki bawe cyangwa basaza bawe, ukabarutisha umukunzi wawe, ni ibintu bitera amakimbirane mu bakundana kandi bishobora no gutuma umubano ugera ku musozo. Abantu b'umuryango wawe rwose, ababyeyi, abavandimwe ni ingenzi, ariko igihe wamaze gusezerana cyangwa witegura gusezerana n'umukunzi wawe, abo bantu ntabwo ari bo baza imbere. Umukunzi wawe muzamarana ibihe byose, niwe ugomba kuza imbere y'abandi bose. Icya munani ni ukunanirwa gushaka umwanya wo kuganira wihariye. Biroroshye rwose ko abantu batwarwa n'imihate y'isi ugasanga ntawe bafashe umwanya wo kuganira n'abakunzi babo. Rero iyo bibayeho igihe kirekire usanga abantu baratandukanye, babana mu rugo ugasanga babana mu buryo bw'umuhango, imitima iri kure. Rero ni byiza yuko buri munsi abakundana bafata umwanya uhagije bakaganira, byaba ku bibazo cyangwa n'ibibashimisha, kugira ngo umubano wabo ukomeze utoshye. Icya cyenda ni ugufata stress watewe n'ibindi bintu ukazitura umukunzi wawe. Ibintu byoroshye rwose kuba abantu bafata imitwaro ibaremereye, ibibazo bahuye nabyo ku kazi ugasanga baragiye babituye aho babana cyangwa abakunzi babo. Ibi ngibi bikagaragarira mu kukana inabi, mu kubwirana nabi, gukomeretsanya cyangwa mu guseserezanya. Rero ibi rwose ni ibintu bishobora gusenya umubano ukaranduka burundu. Ibibazo rwose mu buzima ntabwo bizabura, ariko ukwiye kubisangiza umukunzi wawe mu buryo bwiza, akagufasha kuba wabisohokamo kugira ngo ugende wimutura hejuru ngo ubigire umutwaro agomba kwikorera. Bwira ibikubabaje ariko bimubwire mu buryo bwiza butamukomeretsa, udasa nkaho uri kwikuraho ikibazo ukakimugerekaho. Icya cumi ni ukubangikanya umukunzi wawe, ukamubangikanya n'abandi. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo abagabo bafite kamere yo kuba bashaka abagore benshi, yo kuba bagira abakunzi benshi, ariko ibi ni ibintu bidakwiriye kandi bisenya imibano myinshi. Buri muntu wese afite umukunzi aba yumva yamwiharira igihe hari umuntu utekereza neza kandi wiha agaciro. Rero igihe uri mu rukundo na wa muntu uzi agaciro ke agasanga uri kumubangikanya n'abandi, ibi ni ibintu bizasenya umubano wanyu, waba umaze igihe gitoya cyangwa igihe kirekire. Tugeze ku musozi w'inkuru yacu uno munsi. Niba wakunze ibyo twakuganirije, nyaboneka kanda kuri like ndetse na subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi by'ubutaha. Ikindi kandi wasangiza ubutumwa abagukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iki nagushishikariza, niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kuduha, watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, cyangwa ukanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyi nimero iri hano hasi. Reka nongere mbashimire kuba mwabanye nanjye kugeza kuri uyu munota. Ahasigaye nakagaruka. Amahoro y'Imana n'imigisha yayo bikomeze kubomaho. Ndabakunda cyane. Bye.